nkuko abakunzi bacu barabizi nibo support yacu ya mbere tuba twizeye iyo tubafite hariya tuba twongerera izindi mbaraga tudafite so ni umukinnyi wacu wa 12 turabibasaba kuza badushigikire nkuko basanzwe babikora batubi inyuma natwe tutabizeze intsinzi amanota 3 tuzayabaha tukabona bashimisha. Sport ni ikipe nguri intego buri gihe bari gutwara ibikombe ibikinirwa mu Rwanda byabyo byose igicara cyara ibisanzwe byakinirwa uko tubiza ari bibiri ni ugutwara ibikombe byose si cyambere twagitwaye ni bitatu bundi ari Super Cup twarayitwaye ubu ngubu basigaye bibiri so no kubihanganira uko bishoboka intego yacu no gutwara ibikombe bibiri. Yes, Mutima Isaac nyuma ya derby ya match mwahuje na APRFC umugiye gukurikiza ikipe ya Mukura Victory Sport twavuga ko ku ruhande rwanyu imyiteguro imeze gute? Navuga ko imyiteguro imeze neza turiteguye turi tayari groupe imeze neza nta kibazo kirimo twaba twimvuna ni nk'abantu nka babiri ngiye cyangwa umwe Mabure Nenzi ariko abantu tumeze neza turi tayari kwikura na Mukura. Ikipe ya APR muhura nayo mukanganya zirita mwazakire gute ese mwiteguye gute ikipe ya Mukura kunganya nta kintu kuri APR kunganya ntago byadushimishije ariko nubwo ari bizatsimbi kubera ko ni ikipe ngurungeze yacu ni ikipe navuga ko twadushunganye nayo kunganya nayo bivuze ko iyo tuyishyize ku ruhande turanganyije ubwo tugiye gushaka kandi manota muri rusange ko angana tutsinda nta kunganya kundi twifuza gutsinda kugira ngo twegere n'izituri imbere nayo irimo muri izo zituri imbere. Irango Mitima ni umukino ku munsi w'ejo toroshye ni umukino w'ikipe ya Mukura Victory Sport groupe mood imezite mu bakinyi ni umukino mwiteguye mute? Twiteguye neza cyane groupe ni nziza dufite kamrare nta kibazo kirimo nta mwuka mubi ntaki twese turi hamwe dushize hamwe tuzi intego twihaye yo gutsinda match zisigaye nta kunganya kugira ngo dukuremo nayo manota ntabwo bishimishije kubona amakipe turusha ubukombe za Musanze zake zituri imbere turi ikipe nkuru igomba kubiri imbere yanganye igikombe bungubu igihe cyageze ngo twisubize nyine umwanya wacu no gutsinda match zose uko zingana muri rusange. Ngira ngo ugeranyije ikipe ya Rayon Sport umwaka ushize yagize intangiriro nziza cyane mwari kumwe na hari ingingo kugeza kuri uno munsi none bigaragaye ko wenda mutatangiye neza kumva ikipe nka Musanze ibari imbere amanota 7 APR Football Club nayo ibari imbere nubwo ari mfite umukino w'ikirarane kuba mwaratakaje umutoza Zelfani akaza kugenda nyuma ndetse no muri kumwe n'umutoza ubungubu Wade ibi ntago byaba wenda bibafite mu musaruro mu cyamo muragenda bibona ese icyo kibazo nk'abakinnyi mwebwe mu muragihandurega gute kugira ngo mwivane muri no musaruro navuga ko wenda uri nkene cyane ku ruhande rwanyu mufite muri iki gihe? Anavuga ko ibyo sezeshize nyine yashize yararangiye turi gufokusinga kuri iyi ngiyi ibyo mutoza byo nawe navuga ko na Wade dufite ni umutoza mwiza ni umutoza mumvikana groupe umutoza dukorana neza ati ibyo ashoboye ibyo yatwongera abone ibyo tubura akatwongera umutoza mwiza navuga ko twa twarangayeho gace mu ntangiriro za shampiyona ko ibintu bya Confederation ibici turangaye za match twinjira muri shampiyona gace ariko ubu ngubu turimo neza nta kintu niyo focus nyine dufite navuga ko intego yacu ari ukutsinda match zose dusigaranye. Abakunzi ba Rayon Sport ibyo byose bategereje message yanyu nk'abakinnyi ku tacticoma ku munsi w'ejo niki mwababwira kugira ngo bazaze kwashyigikira ko ari mwebwe muzamwakiriye? Nkuko abakunzi bacu barabizi nibo support yacu ya mbere tuba twizeye iyo tubafite hariya tuba twongerera izindi mbaraga tudafite so ni umukinnyi wacu wa 12 turabibasaba kuza badushigikire nkuko basanzwe babikora batubi inyuma natwe tutabizeze intsinzi amanota 3 tuzayabaha tukabona bashimisha. Akomite yubonye iyi kuruse ya shampiyona ukabona uburyo amakipe yagiye ahindura yaba kongeramo abanyamahanga yaba mu buryo ubona buri competitive ubona ko shampiyona zamuye urwego nk'ikipe ya Rayon Sport ubona kuri mwebwe intego mufite muzazigeraho ese undi niziye? Twigine intego nizazinjira Sport ni ikipe nguri intego buri gihe bari gutwara ibikombe ibikinirwa mu Rwanda byabyo byose igicara cyara ibisanzwe byakinirwa uko tubiza ari bibiri ni ugutwara ibikombe byose si cyambere twagitwaye ni bitatu bundi ari Super Cup twarayitwaye ubu ngubu basigaye bibiri so no kubihanganira uko bishoboka intego yacu no gutwara ibikombe bibiri kandi shampiyona irakomeye amakipe yose ari yubatse hari n'izadutunguye tutari twizeye ko ziyubatse mu buryo ziyubatse navuga ko amakipe yose ni meza ubu natwe rero twayibonye nawe tuzongera gutungurwa ngo na ikipe runaka na runaka tumaze kuzimenya uko zose zikina nta byinshi nabivuga ibyo ngibyo cyangwa umutoza Amavubi nta cyinshi namuvugaho nje mba ndi tayari igihe cyose amamagara no kwitabira ubutumwa bw'ikipe y'igihugu kandi nizeye ko n'abakinnyi muri rusange bose nuko no kwitabira ubutumwa bw'igihugu ukagenda ukitanga uko ushoboye umutoza ababishinzwe babikoze buriya niwe nyine ugomba barebye babona ko ari ushoboye niwe ugomba kutwongera inama ibyo tubura
so nta byinshi namuvugaho, ni umutoza njye namwishimiye n'abagenzi banyu numva ko bamwishimiye, nta kindi wavuga ku mutoza mu gihe cyose wowe baguha ugutoza ugakora ibikurikije mu ikipe y'igihugu ni ukwitabira ubutumwa bw'igihugu, so utanga ibyo ushoboye byose. Miti ikipe ya Mukura Victor Sport ni ikipe Rayon Sport idakunda gutsinda cyane, tugendeye mu myaka ya vuba, nka briefing mufite ku munsi w'ejo ni nk'iyihe kugira ngo wenda ayo mateka atari meza ahinduke? Briefing ni imwe twebwe buri gihe duhabwa na amanota 3 gushimisha abakunzi ba Rayon Sport, gushimisha abafana bacu muri rusange, so na amanota 3 nta kindi hari igihe gora ariko tuzayitsinda uko byagenda kose.